Mu cyemezo cy'ingenzi cyo kwigira k'ubukungu, Burkina Faso yatangije urugendo rw'indashyikirwa mu gukora imodoka zayo. Uwo mushinga no kugabanya iterabwoba ry'amasoko y'ubucuruzi yigaruriwe n'amahanga. Ni iki kiri kujya mbere muri Burkina Faso? Imikorere y'uru ruganda rwiswe Itawa imezite n'u Rwanda ruri gusora imodoka zitwa ngo iki zifite ubuhe bushobozi? Ikaze ndi Jean de Tumukunde, turebere hamwe byinshi bitandukanye kuri uru ruganda rw'imodoka muri Burkina Faso. Niba utarabikoze kandi subscribe kuri JTM4. Ikaze. Itawa ni rwo ruganda rwa mbere Burkina Faso yabigerageje mu gukora imodoka zayo zihariye mu buryo bw'umwimerere. Rwamuritswe ku mugaragaro na Captain Ibrahim Traoré Ari tariki 21 ukwezi kwa mbere 2025. Ni uruganda rumaze kumurika modeli z'imodoka cyangwa se amazina y'imodoka agera kuri 6. Reka tuyanyuremo twihuse. Iya mbere yitwa Native cyangwa se Itawa Native. Ni imodoka nto ikoresha amashanyarazi, igenewe gutwarwa cyane cyane mu nce z'imijyi. Ifite ubushobozi bwo gukora urugendo rw'ibirometero 200 itarongera gucagingwa. Ishobora kugenda ku muvuduko byibura kugeza kuri kilometero 140 ku isaha. Modeli ya kabiri ni Itawa Sahel. Yo ni imodoka nini yisumbuyeho ugereranyije na Native, ikaba irushijeho gukomera. Ni hybrid, ikoresha lisansi n'amashanyarazi. Ni imodoka ishobora kugenda mu mihanda yo mu cyaro no mu nce z'imisozi. Ni SUVs cyangwa se Sports Utility Vehicle. Igenda intera y'ibirometero 331 itarongera gucagingwa. Icagingwa hafi 30 yonyine ikaba yuzuye. Imbere igira touch screen, igira GPS, kamera y'inyuma n'ibindi bitandukanye. Modeli ya gatatu ni Itawa Tenakuru. Iyi ni imodoka y'icyerekezo y'abakunda kuryiraha. Ni hybrid luxury electric vehicle. Yamuritswe ku izina cyangwa se modeli ya Tenakuru. Ifite imiterere y'inyuma igaragara nk'ihenze, ikagira n'ikoranabuhanga rigezweho. Ishobora kugendera ku muvuduko w'ibirometero 190 ku isaha. Byatangajwe ko igenda ibirometero 1200 itarongera gucagingwa. Cyakora ibipimo by'imbaraga zayo zose ntabwo biratangazwa ku mugaragaro. Modeli ya kane ni Itawa Ziri. Bisobanurwa ko ari imodoka electrique ifite imikorere yo ku rwego rwo hejuru cyane. Ifite isura isobanutse kandi inogeye ijisho. Yihuta ntabwo ishobora kurenza umuvuduko hafi ibirometero 95 ku isaha. Hakaba indi modeli yitwa Itawa Land Helder. Ni pickup ya electrique cyangwa se ikoresha amashanyarazi. Ifite ubushobozi bwo kwikorera ibintu biremereye cyangwa se gukora imirimo ivunanye no kugenda mu nzira zitari nziza ibizwi nka off-roads. Ishobora kugenda intera ya kilometero 115 itarongera gucagingwa. Ifite imbaraga n'ubushobozi bwo kugenda mu mihanda y'ishyamba cyangwa se idatunganyije. Hakaba indi modeli ya nyuma ya gatandatu ni Itawa Hoka. Nayo ni y'amashanyarazi, ikaba ishobora gukundwa n'abakundiraha. Kugeza ubu ibiciro ntibiramenyekana cyane, ariko bitewe n'uko izi modoka zikorerwa imbere mu gihugu kandi hakaba hagamijwe korohereza abaturage bo muri karere ka Sahel. Urugero nk'itwabonye yoroheje yitwa Itawa Native, bitangazwa yuko ishobora kubigurishwa hagati y'amadolari 9,000 n'13,000. Kikaba ari igiciro gito cyane ugereranyije n'izituruka i Burayi cyangwa se muri Aziya. Abamenyereye iby'imodoka bazi neza ko byagorana kubona imodoka yakozwe mu mwaka wa 2023 kuzamura igura y'amafaranga. Reka dusobanukirwe ba nyiri uruganda n'imikorere yarwo. Ikintu gitangaje cyanatunguranye cyane kurusha ibindi n'uburyo uru ruganda rwa Burkina Faso bitandukanye n'abashoramari bo hanze bakorera muri Afurika. Itawa ni y'abanya Burkina Faso 100%. Yashowemo imari n'abene igihugu babikorera bashyigikiwe na leta. Nta kigo cy'amahanga kigenga cyangwa se gifite uburenganzira ku byemezo byayo. Kandi nta kirango cy'amahanga cyangwa se cy'imodoka cyangwa se inganda ziturutse mu mahanga gishyirwa ku modoka zayo. Brand cyangwa se kirango ni Itawa, nkuko bitangazwa rukaba uruganda rwitiriwe agace ko mu mujyi Ouagadougou aho ruherereye. Kubijyanye na modeli cyangwa se amazina y'izi modoka, urugero nka Saheli ni kariya gace musanzwe muzi Burkina Faso iherereyemo. Kugeza ubu bakaba bafite n'umuryango Alliance des États du Sahel, umuryango ugizwe na Burkina Faso, Mali na Niger. Hari ushobora gutekereza ko uru ruganda ari urw'Abashinwa atari urw'abanya Burkina Faso. Nibyo kubitekereza byagira ishingiro, kubera ko nk'izi modoka zo muri modeli ya Sahel zijya gusa n'izi z'Abashinwa zitwa nanobox z'uruganda rwitwa Dongfeng Motor Corporation. Gusa imikorere y'Abashinwa na Burkina Faso ntayihuriye n'izindi nganda zituruka i Burayi no mu bihugu bimwe na bimwe bya Aziya. Ubusanzwe inganda nka Volkswagen y'Abadage na Renault z'Abafaransa n'izindi zikorera mu bihugu bya Afurika nk'u Rwanda, Ghana, Afurika y'Epfo na Kenya. Imikorane y'Abashinwa na Burkina Faso ntayihuriye n'izi nganda zituruka i Burayi, aho usanga urugero niba Volkswagen iteranyiriza imodoka mu gihugu nk'u Rwanda ikomeza ikaba y'Abadage 100%. Brand yabo ikomeza ari Volkswagen, ntihinduka
abashoramari nabo bagakomeza kuba abanyamahanga. Icyo u Rwanda cyangwa se ikindi gihugu gitanga ni abakozi bahindutse aho baba batanga imbaraga n'ubwenge bwabo. Ikindi u Rwanda rutanga ni isoko ry'izo modoka. Bitewe n'uko izo nganda ibi bihugu nta ruhare biba bizifiteho, inyungu zivuyemo zose zihita zongera zigasubira mu bihugu by'i Burayi na Aziya. Ibi rero bitandukanye n'uko Burkina Faso bimeze. Uruganda 100% n'urwa Burkina Faso. Brand Itawa ni ya Burkina Faso. Modeli cyangwa se amazina y'imodoka zose ni ukuvuga Native, Sahel n'andi twagarutseho n'aya Burkina Faso. Abashoramari n'aba Burkina Faso ku bufatanye na leta. Icyo Ubushinwa butanga ni ibikoresho bitari byabasha kubona uko bikorerwa muri Burkina Faso, bukanatanga ubufasha mu bya tekinike aho biri ngombwa. Iyi ntambwe y'ubwigenge ifite agaciro gakomeye kuko ifasha igihugu muri ibi bikurikira. Icyambere ni ukugenzura urwego rw'inganda n'imodoka ziruturukamo. Kabiri ni ukwishyiraho ibiciro by'imodoka, ahanga bikaba bifasha abaturage b'imbere mu gihugu kuzibona bitabahenze. Gatatu, bifasha Burkina Faso kugena imishahara abakozi bahembwa muri urwo ruganda. Kane, iyi ntambwe ifasha guteza imbere ubuhanga n'ubumenyi mu by'inganda imbere mu gihugu, igahakaza abahanga ba Burkina Faso muri uru ruganda. Ikindi kandi bifasha mu gusarura inyungu nyinshi zishingiye ku mutungo bwite mu by'ubwenge. Nk'urugero mu gihe brand yaba yamamaye ku isi hose. Bifasha kandi mu gusarura byinshi mu misoro no kwagura ishoramari rishingiye ku nganda zikora imodoka. Muri rusange bikongera umusaruro mbumbe w'ibikorerwa imbere mu gihugu. Reka tuvuge gatoya ku bijyanye no kuba hari ibikomoka hanze bikoreshwa mu gukora izi modoka. Nubwo izina ryarwo ryihariye, ibikorwa by'uruganda Itawa biracyashingiye ku bikoresho biva mu mahanga kandi byibanze. Icyambere ni imiterere n'igishushanyo mbonera. Nk'urugero Itawa Native isa neza n'imodoka yitwa Nano Box y'Abashinwa ikorwa n'uruganda rwitwa Dongfeng. Bivuze ko igishushanyo mbonera cyayo na sashe bikomoka mu Bushinwa cyangwa se uruganda rukarwara hawe uburenganzira kubikoresha. Icya kabiri ni moteri na bateri. Burkina Faso nta bushobozi ifite bwo gukora bateri za lithium ion cyangwa se moteri zikoresha amashanyarazi ku rwego mpuzamahanga. Ibi bikoresho bigomba kuba bitumizwa mu Bushinwa cyangwa se ahandi muri Aziya. Gatatu, ikindi hari uburyo bubiri bwo guteranya imodoka. Birashoboka cyane ko ikorwa ry'izi modoka ziteranyirizwa muri Burkina Faso hakoreshejwe uburyo bwa SKD cyangwa se semi knockdown. Aho ibikoresho biva mu mahanga bimwe bishwanyaguje ariko ibindi bifatanyije ku buryo nta kazi kenshi bisaba mu bya tekinike iyo bigeze aho biteranyirizwa. Cyangwa se birashoboka cyane ko zikorwa hakoreshejwe ubundi buryo bwitwa CKD cyangwa se completely knockdown. Ahangaho buri kantu kose kaba gahambuye cyangwa se gashwanyaguje maze zigateranywa bahereye kuri buri kantu. Nubwo bimeze gutyo, kuba izi modoka zifite brand cyangwa se izina ry'igihugu Itawa kandi ziteranyirizwa imbere mu gihugu ni intambwe ikomeye mu rugendo rwo kwigira kurusha kuzana imodoka ziteranyije zidafite aho zihuriye n'igihugu muri rusange. Nerekeza ku musozo, reka manze nkubwire intego za leta kuri uru ruganda. Ngizi intego za leta kuri uru ruganda. Ubutegetsi bwa Kapiteni Ibrahim Traoré bwashyize ubwigenge mu ndangagaciro shingiro z'ubuyobozi. Uru ruganda Itawa ni igice cy'iyo ntego rusange yo kwigenga no kubaka ubudahangarwa mu bukungu. Intego nyamukuru uyu muyobozi afite binyuze muri uru ruganda ni izi zikurikira. Iya mbere ni ukwigira mu bijyanye n'inganda zitunganya imodoka. Arashaka kugabanya imodoka zitumizwa hanze, igihugu kigashinga uruganda rwacyo. Indi ntego ni ukuzamura ubuhanga mu by'ikoranabuhanga. Uru ruganda rw'imodoka ni ishuri ryiza ry'abatekinisiye n'inzobere mu guhanga imodoka. Indi ntego ya gatatu ni uguhanga imirimo mishya. Guteranya imodoka, kuzitwara, kuzicuruza no kuzikora byongerera abaturage akazi. Indi ntego ni ugusimbuza ibitumizwa hanze ibikorerwa mu rugo. Kuri iyi ntego ho ahanini ni ukugabanya amafaranga akatwa mu gihe cyo kuvunjisha kugira ngo haboneke amadolari cyangwa se andi madevize yo gutumiza imodoka hanze. Ikindi ni ukuzamura ishema ry'igihugu. Traoré yizera ko kugura no gutwara imodoka ikorewe imbere mu gihugu bitanga icyizere, ishema n'ubwigenge. Ni mu gihe indi ntego ya nyuma ari ukurengera ibidukikije, akaba ari niyo mpamvu bashyize imbaraga mu gukora izikoresha amashanyarazi mu kugabanya imyuka ihumanya ikirere. Muri make Itawa si imodoka gusa, ni ikimenyetso cy'icyerekezo. Nubwo yatangiranye n'ibikoresho byinjizwa hanze, intego ni ukugera ku ruganda rwigenga kandi rutanga umusanzu mu iterambere ry'akarere. Ngana ku musozo, inzira iracyari ndende ariko ifite icyerekezo. Itawa ni igerageza ridasanzwe rishushanya guhindura amateka y'iterambere ry'inganda muri Afurika. Igaragaza uburyo bushya bwo kwiyubaka butari ubwo guhora uri igikoresho cy'abandi, ahubwo bushingiye ku buyobozi bw'imbere mu gihugu, umwimerere n'ubushobozi bw'abaturage. Uru ruganda nuramuka ruteye imbere rushobora gutera ishema Mali, Niger, Chad n'ibindi bihugu byo muri Sahel na Afurika muri rusange. Mu gihe Afurika yakomeje kugirwa igikoresho cy'ubukungu butayifitiye inyungu, nta kabuza rwose Itawa ishobora kuba ikimenyetso cy'impinduka y'ukuri iganisha ku bwigenge bw'inganda n'ubwigenge bw'ubukungu ku mugabane.
wakoze cyane, udusigira igitekerezo cyawe. Nari Jean Dodier Tumukunde, ikindi kandi subscribe n'utarigeze ubikora. Ndagushimiye cyane.